Guyumurima Perekeje amaso ku basore ariko bafite impungenge nyinshi mbese abasore ko ari abanyamute mbese abasore ko biyoberanya kandi gahunda yawe ntiboneye nta cyizere batetse gukora uyu murimo mbese abasore ko ari abanyamute mbese abasore ko biyoberanya kandi gahunda yabo ntiboneye nta cyizere batetse gukora uyu murimo ndetse no guharamagara mbese abasore bari none bazashobora gusiba ibyo aba bajya muri uyu murimo bahuye n'intambara nyinshi bari bafite kwitanga kose ndetse no guharamagara mbese abasore bari none bazashobora gusiba ibyo mbese abasore ko ari abanyamute mbese abasore ko biyoberanya kandi gahunda yabo ntiboneye nta cyizere batetse gukora uyu murimo mbese abasore ko ari abanyabuse mbese abasore ko biyoberanya kandi gahunda yabo ntiboneye nta cyizere batetse gukora uyu murimo abasore bemeye ubutungane bwigeze bubahindura benshi basa n'inyangamugayo ariko ntibumve ijwi rya Yesu ntibatemera guhinduka ntibazigera babona agakiza abasore bemeye ubutungane bwigeze bubahindura benshi basa n'inyangamugayo ariko ntibumve ijwi rya Yesu ntibatemera guhinduka ntibazigera babona agakiza mbese abasore ko ari abanyabute mbese abasore ko biyoberanya kandi gahunda yabo ntiboneye nta cyizere batetse gukora uyu murimo mbese abasore ko ari abanyabute mbese abasore ko biyoberanya kandi gahunda yabo ntiboneye nta cyizere batetse gukora uyu murimo yemwe abakurikiye ababyeyi iby'umwuka ntabwo biragwa ishakira amazi azagutunga iki uzaba ukomerewe irinde kunyerera mu mahirwe maze ukazibona mu ishyano yemwe abakurikiye ababyeyi iby'umwuka ntabwo biragwa ishakira amazi azagutunga igihe uzaba ukomerewe irinde kunyerera mu mahirwe maze ukazibona mu ishyano yemwe basore nimuhaguruke imbaraga zanyu zirakenewe icyatumye mubaho kino gihe ni gahunda y'Imana ngo mwamamaze ukuri
yemwe basore nimuhaguruke imbaraga zanyu zirakenewe icyatumye mubaho kino gihe ni gahunda y'Imana ngo mwamamaze ukuri. Mwaramutse izina ry'Imana tuhabwa icyubahiro.